Mwiriwe neza, amazina yanjye nitwa David, nkora kuri channel yitwa Tumenye Ikinyarwanda. Ni channel nshyashya igiye kuzajya nyuzwaho amasomo akenshi guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye. Ndi mwarimu w'Ikinyarwanda, nzabafasha kumenya Ikinyarwanda, ariko mbibutsa gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo buri somo ryose nzajya nshyiraho ujye ubasha kuribonera igihe umwanya, ndetse unabiwasangiza n'inshuti zawe muri rusange. Mbere yuko isomo rizajya ribanza gutangwa, nifuza kuko nzajya mbanza natanga nk'ijambo rimwe rigizwe n'amagambo y'ubuhanga, then tubona gukomeza andi yose agiye kurikira, cyangwa se isomo twapanze gukomeza. Ni nayo mpamvu mbifuriza ko ari bishoboka mwamfasha kujya mukora comment na like kugira ngo sinzi niba kubanza nkatanga ako kantu k'ubwenge katyaza ubwenge gato nkabona gukomeza isomo, cyangwa se niba nazajya katanga nyuma ndangije kwigisha. Ubwo simbizi uko mubyumva, numvaga nazajya mbanza nkagatanga then nkabona gukomeza. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, reka dukomeze. Dukomeze n'isomo ry'uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye kwiga ibijyanye n'izina. Ese izina ni iki? Izina ni iki? Ubundi izina ni ijambo cyangwa se uburyo abantu bemeza kwita ibiriho, ibyo babona, ibyo bazi, cyangwa se ibyo batekereza. Iki ni igisobanuro cya mbere. Icya kabiri, izina ni ubwoko bw'ijambo bita umuntu, inyamaswa, ikintu, ahantu hazwi cyangwa se hatazwi kugira ngo bitandukanye n'ibindi. Izina rihabwa umuntu cyangwa akamaro k'izina ruhabwa umuntu cyangwa ikintu kugira ngo ubashe kubitandukanya n'ikindi kintu. Nk'urugero, uramutse uvuze ngo umuntu yitwa Kamari, bose bakaba bitwa Kamari, ubwo ntabwo twabatandukanya. Ikindi tuvuze ngo igiti, ubwo mashini ikaba yitwa igiti, ibatiri ikaba yitwa igiti, ikindi cyose kikaba cyitwa igiti. ubwo nabwo kubitandukanya byaba bigoye. Ni muri urwo rwego rero habaho amazina bwite, hakabona amazina rusange. Amazina rusange ni amazina ahabwa ibintu byinshi cyangwa se ahantu henshi, abantu benshi bafite icyo bahuriyeho. Nk'urugero, umuntu avuze ngo abanyeshuri, ashaka kuba umunyeshuri umwe ariko arahuriye mu kwiga witwa abanyeshuri. Ikindi cya kabiri, umuntu avuze ngo igiti ni kimwe gihuriye kuri iyo sano yuko ari igiti, ariko habaho n'icyo bita ibiti. Avuze ngo intebe, ntabwo habaho intebe, ni intebe nyinshi. Icyo ngicyo twavuga ku mazina rusange. Si cyo cyonyine, ni uko amazina rusange ashobora ashyirwa mu bwinshi, mu gihe amazina bwite yo ntagashyirwa mu bwinshi kuko turabibona. Kandi amazina rusange atangizwa n'inyuguti ntoya. Urugero, amazina rusange nk'uko tubivuze ashyirwa mu bwinshi. Ushobora kuvuga ngo umunyeshuri, iri jambo ushobora kuvuga ngo umunyeshuri, aho ushobora kuvuga ngo abanyeshuri.
abanyeshuri kuko nagiye mvuga ati umuntu ashobora kuba ari umunyeshuri hakaba n'abandi banyeshuri, umwarimu, abarimu. Kandi amazina rusange atangizwa n'inyuguti nto mu nteruro mu itegeko. Mu gihe amazina bwite tuyagarukeho. Amazina bwite ni amazina cyangwa se ni ijambo rihabwa, ni izina rihabwa umuntu uzwi, ikintu kizwi nk'uko bisanzwe, ariko bwite agahabwa ibintu bizwi bwite, ikintu kizwi bwite, ahantu hazi bwite, nta kindi kintu bihuje. Urugero, ku muntu wita Kamari, witwa Kamari, bitwa Doroseri, bitwa Nyirababirigi, bitwa and so on. Bitandukanye no ngo mwarimu, abarimu. Ushobora kuvuga ngo bishobora kuvuga ngo urugero rw'ikindi kintu twavuga isi ni izina bwite, ntabwo waba ucyita amasi, ntabwo bishoboka. Tuvuga isi imwe. Ibi rero reka tubijyanirane n'amazina mbonera kugira ngo byorohe. Amazina mbonera ni amazina meza ati, turavuga amazina tujya ku mazina gusa. Amazina mbonera ni amazina, igisobanuro cyoroshye, ni amazina y'umwihariko cyangwa se kamere muri urwo rurimi. Nk'urugero mu Kinyarwanda, amazina si amatirano, si amazina, ni amazina mbonera. Amazina mbonera gakondo. Nta mazina mbonera gakondo ni ayo mazina